byadanje buriya hari ukuntu umuntu bitewe wenda n'uwari washaka ari nk'icyamamara ari umustar cyangwa se wenda bitewe nuko yagiye postinga nk'abantu bigapfa bitewe na titira afite ashaka ari umuntu ukomeye ashaka ari icyamamare akakubwira ati ntuzampostinge abantu bamenye wenda ko dukundana na nshaka ko bijya mu itangazamakuru n'iki ukabyumva ariko ni umuntu usanzwe simple usanzwe ugize gutyo uramupostinga bigize intambara postinga nkande kabigira intambara cyane. Umuhungu mukundana nubona atangiye gukora ibyo bintu uzamenye ko ntago araba fieri yawe ntago araba shuwa kari wowe wakeneye niyo mpamvu atanashaka ko abantu bamenya ko mukundana kubera ko ntago arahitamo byanya byo nyine uraho aracyakwigaho ntago arahitamo ngo yumve ko atewishema no kuba yakugaragaza cyangwa se akaba afite undi muntu adashaka ko nyine abantu bamenya ko nawe urimo ku rutonde rw'abafite bari ko mugito uko nguko umuntu uguhatira ku rukundo rwanyu rubibanga uwo muntu nta mpamvu ifatika ari kuguha ngo uyibone wenda nari ngo ayurugera ashaka ari umuntu ukomeye ashaka ari icyamamare cyangwa iki we akaguha impamvu zumvikana ariko umuntu uri aho ngaho ukubwira ngo rwose ibintu byanyu mubigira ibanga igenza gake kubera ko umuntu nakubwira iki ntago rwose ibyo wibwira ariko bimeze. Hari ikintu mu cyongereza bita PDA nuzajya ubona uyu muhungu afite too much PDA ubwo ni uburyo bwo kukugaragaza muri public hari abantu uzasanga ibanda ari abantu barata urukundo rwabo iyo hari abandi iyo hari public iyo hari abandi banaguha keya akwitaho agira gute ubundi uzasanga PDA mu magambo arambuye ni public display of affection wa muntu ugaragaza akakwitayeho muri mu bandi ariko mwaba muri wenyine he doesn't care ntago akwitayeho ariko mwaba muri aho hari inshuti zanyu aho abantu bareba hari iki ugasanga rwose yashyushye yakwitayeho akagukurura intebe kubera ko muri restaurant murimo hari abantu bari kureba ariko mu rugo ntashobora abikora kubera ko muri restaurant hari abantu barimo kubareba muri public ugasanga nyine yitwara neza bayigize umwana mwiza iyo hari abandi bantu iyo hari inshuti ze iyo hari abandi bantu runaka ariko mwaba hatari ba bantu badahari ugasanga ahindura imyitwarire itwaze gira gutya akora ibi nibi wenyine mbese abikora kugira ngo abantu babone ko hikeya akwitaho aguha keya aguha umwanya nyine abikora kugira ngo abandi bamubone nk'umusore uzi kwita ku mukunzi we nk'umusore ufite urukundo nk'umusore ukeyaringa ariko mu by'ukuri ntago ari byo biri ku mutima nuzabona rero umusore umeze gutya akabona iyo hari abandi bantu bashaka kugaragaza ko mukundanye kakwitayeho kaguha keya ko yumva ibitekerezo byawe kagira gute ariko abantu baba badahari ugasanga ahubwo nibyo yari yaguhara bikwatse cyangwa se arakubwiye ati bira bintu wavuze wibeshye ugire gutya n'iki tangira rwose umenye ko rwose uyu muntu nibyo ari kwigirishwa ntago agukunda. Ikindi nanone hari igihe uzibaza ese ubundi ngiye mfite ubuhe mwanya mu buzima bwe ukabona niza ntago uzi nawe umwanya ufite cyangwa se agaciro ufite mu buzima bwe ukumva mu byiyumviro byawe uri kwibaza kundi ubundi girlfriend we ubundi turateretana ubundi turi inshuti bisanzwe bikagucanga hari igihe uzatangira kwiyumva nawe ubwawe utazi niba uyu muntu agufiteho gahunda niba gupanga mu mipango ye hazaza ugasanga nta muhate n'umwe ashyiramo mu kuguha agaciro cyangwa ngo agaciro ibitekerezo byawe aha agaciro ibyiyumviro byawe cyangwa se n'umubano wanyu ugasanga uribaza ko ubundi nk'uyu muntu ntukuza tukaba turi kumwe tukagirana ibyo bihe byiza uko mubyita cyangwa se tugasangira tukarya gusa nta kindi nta yindi papa si nibyo gusa nta bindi bintu muganira nta bitekerezo ujya ubona byawe yashyizeho umuhate ngo ukibaza nanjye mfite ubuhe mwanya bundi mu buzima bwundi ndiki niba ujya ubona ugera igihe wibaza gutyo menya ko rwose nibyo yigirisha ntabwo agukunda bya nyabyo umukunzi wawe cyangwa se uwo muhungu mukundana cyangwa se uwo mugabo cyangwa se uwo musore iyo afite umwanya iyo afite cya gihe afite off afite konji se ntago uri mu bantu apangamo ngo aza kurebe aguhamagara se shaka unabonye akanya waretse ibinini cyangwa se ubona arakwandikiye tuvuge niba umuntu arangiza akazi amasaha ya naya wa mwanya abona nyine ari free atari busy atari mu kazi ugasanga nturi mu bantu ba mbere ahamagara cyangwa se yandikira message cyangwa se avuga ngo duhure
sha rwose nakubwira icyo mu boyfriend ntago ari uwawe pe. Ugasanga ni wa muntu iyo umubajije ngo mu communicating muganire rakubwa sha buritse gatoya nari muze mu tuntu hari utuntu nendi gukora cyangwa se mukavugana kanya gato akata kubwira ati shati buritse hari akazi hari iki niki, ariko yaza guhuguka arangije ka kazi ntaguhamagare. Uwo muntu ucunga sana. Ubundi umuntu uhamagaye ugasanga ari busy, iyo ahugutse ikintu cya mbere aba agomba gukora ni ukuguhamagara cyangwa se akakwandikira akakubwira ngo ko noneho mbonetse twavugana. Ntago umuntu aba busy ngo uramuhamagaye arahuze ngo turaza kuvugana mu kanya bikarangira mu kanya hatabayeho ejo ukazongera gutyo. Uwo muntu utakubonera umwanya n'igihe yahugutse ngo akwibutse ko yahugutse muvugane, wowe ngo rwose n'umutizanyo ntago ari uwawe. Hanyuma nanone ikindi cya gatandatu kise kwereka ko uyu mugabo cyangwa se uyu musore atagukunda nuko uzasanga adashaka kuganira nawe ahazaza cyangwa se ngo wumve mu hazaza he arimo kugupangamo. Umuntu urimo gufakinga urukundo, urimo kukubeshya mu rukundo, uzasanga iyo mutangiye kuganira nk'amatopiki y'ibintu by'ahazaza, ese ubundi buriya tubanye twabahe twagira gute, ibintu nk'ibyo usanga hari topic agenda kwepa, buriya dukoze nk'ubukwe byagenda gute, buri utuntu nk'utwo nyine tugaragaza ko mufitanye future cyangwa se ahazaza muzamuri kumwe, usanga atangira gukwepa sije cyangwa se agatangira kuvuga ngo sindabitekereza cyangwa se tuzabyigaho bigeze, cyangwa nyine usanga sije nk'izo azikwepa, ntago agupanga ngo akwereka ahazaza hawe nawe agushyire muhoya. Nubwo bashaka kuganira ibiganiro nk'ibyo avuga ngo twebwe twenjoying iyi present uyu mwanya dufite uyu munsi, ibyo byahazaza nabyo tuzaba tubireba. Nuko nguko babimereye rwose ntago abarenganya. Hanyuma ikindi kiza kubwira ko uyu musore cyangwa se uyu mugabo atagukunda bya nyabyo nuko uzabirebera mu buryo kubaha ndetse n'uburyo yubaha ibitekerezo byawe. Umuhungu wigirisha nkaho agukunda cyangwa se ari kubipretendinga bitamurimo bitamuvuye ku mutima, ntago aba afite cya cyubahiro cy'ingenzi akugomba nk'umukobwa mukundana. Uzasanga ari wa muntu yego arakwereka ko akubashye ariko ibitekerezo byawe ugasanga arabisenya cyangwa se ntabyumva ntabiha agaciro. Uzasanga ari wa muntu muganira ukumva ntago muri guhuza. Uzasanga ari wa muntu wigira nkaho aguteza amatwi arimo kukumva, ariko wamubaza nk'ibintu by'ingenzi wavuze, key point wavuze mu kiganiro mwagiranye ukumva wapi nazazi yarahara adahari. Uzasanga ari wa muntu nyine kugira ngo akubaha guha umwanya yumva igitekerezo cyawe agiha agaciro. Hari ukuntu umuntu mubwira nk'ibintu pe mutabyumvikanaho mufite ibitekerezo bitandukanye ariko ntagusenye, kakubaza kubera iki se kuki wumva byagenda gutyo. Noneho urabona iyo umuntu mufite igitekerezo gitandukanye uba ufite impungenge, ufite impamvu ibyo utabyemera. Hari impamvu ubona wenda bifite imbogamizi bishobora kugira ingaruka se bishobora guteza ibibazo, ukavuga ati none se watekereje ko ibyo bintu uri kuvuga tubikoze byagenda gutya. Nyine ukumva uwo muntu icyo yatekereje. Hari uburyo wereka umuntu buryo igitekerezo cye ari inguni zose atarebye ariko utamusenya, ahubwo umweretse wowe imbogamizi ufite kuri ibyo bitekerezo bye akazikumara, cyangwa se izo mpungenge ufite akazikumara, then ukabasha kwakira igitekerezo cye. Iyo rero ufite umu boyfriend nk'uyu nguyu, iyo abashije no kugutega amatwi wenda akabasha no kumva ibyo wavuze, abyumva agamije kubisenya, usanga ari wa muntu udashyigikira ibitekerezo byawe ahubwo agahora abisenya. Ikindi nanone umusore cyangwa se umugabo utagufiteho umutima cyane, akantu ko kwishimisha bijyanye n'ishimisha mubiri rwose kaba ari ingenzi kuri we kurenza ibindi byose. Umugabo urimo kugushushanya kubeshya kagukunda, ebana niba rwose ashaka ko muryamana musomana se mugirana ibihe byiza bijyanye na physical intimate cyangwa se mu buryo bwo kugirana urukundo rwishimisha mubiri, uwo rwose uzamubona azaba ari sweet, afite amagambo meza, kubwira utuntu twiza nyine tuganisha aho ngaho. Ebana akwereke ko yashishikajwe nawe, nushaka uzamubwira gutekere pfa kuba gahunda ziko biri bucemo. Ebana zaza rwose yigira umwana mwiza, ariko nibirangira nyine gahunda ze zirangiye simubizi se, uzasanga nyine nta kintu na kimwe bimubwiye. Hanyuma nanone ikindi uzasanga ari umuntu ukwepa communication, ntago aba ashaka kuganira nawe. Uyu muhungu cyangwa se uyu musore cyangwa se uyu mugabo ubeshya ko agukunda, wishushanya mu ishusho y'urukundo kandi mu by'ukuri atagukunda by'ukuri,
uzasanga iyo mutangiye kuganira ntabwo ashaka ibiganiro byinshi, mbese ni wa muntu ushaka burase ku ntego mugirana ibihe byiza, ariko ntihagire ibintu by'ibiganiro. Hari umuntu uguha umwanya mukamushobora nko kuganira nk'amasaha ane atanu nta n'ikindi kintu kirimo, mwiterera story mwungurana ibitekerezo mugira gute, ukabona ko umuntu yaguhaye time yawe time ye. Ariko hari n'umuntu noneho muganira ukabona nyine nta biganiro byinshi ashaka, arashaka uburyo acamo nk'ikiganiro mo kabiri akatazana iyindi sije kugira ngo nyine mutagira ibintu muganira byinshi, nta mwanya bagufitiye wo kuvugana nawe ibintu byinshi. Niba ubona rero umuntu muri kuganira ukabona ntari kukubaza ibibazo, akenshi ubundi bitewe umuntu sitora agomba kugenda kubaza, uko umuntu agenda kubaza ibibazo byinshi bigenda byerekana ko ashishikajwe no kumva icyo umubwira, ashishikajwe no kwinjira muri icyo kiganiro, ashaka kumenya byinshi kuri iyo ngingo cyangwa se kuri wowe ubwawe. Niba rero ubona ari wa muntu uhora yikiriza nta bibazo abaza, nta comment atera, nyine rikiriza gusa tu, nta biganiro byinshi ashaka, shawo rwose nawe n'umutizanyo si uwawe pe, arakubeshya ntago agukunda. Ikindi kintu cya 10 rero kiza kwereka ko uyu mugabo cyangwa se uyu muhungu ari kukubeshya atagukunda by'ukuri, nuko uzasanga atari interested cyangwa se adashishikajwe igihe ashobora kugira ikindi kintu abona runaka ukabona ntabyitayeho. Tuvuge n'urugero, hari ukuntu ushobora nko kuba wababazwa mu rukundo, uzi ngo umuntu aragukunda, umuntu agize gute akwitayeho, ariko ugasanga uburyo nyine akwitwaraho mu rukundo arakubabaza. Nk'igihe wenda muri kumwe ugasanga akwitaho kubera ko hari ikintu agukeneyeho, ariko wowe waba umukeneye akakubana busy ukamubura ukagira gute cyangwa se ukagira ngo ntahari. Ibi ngibi uzabibona ku muntu urimo kukubeshya ko agukunda. Tuvuge n'urugero, niba ari sex agushakaho, iba nawe ngarakubira umwana mwiza, niba ari udufaranga ashaka kugukuraho arakubira umwana mwiza, niba ari connection hari nimero ya runaka cyangwa hari umuntu ugomba kubimugiramo ukamuhuza n'uyu, muri iyo minsi arajya kubaza wariye waramutse neza, pfa kuba ashaka kuzamuhuza na connection runaka cyangwa se umuha akanimero kuyu. Cyangwa se niba ari attention yashaka ko nyine umwitaho we ku giti cy'ibi nibi, uzabona kuboneye umwanya, uzabona mbese yigaragaza cyangwa se aboneka iyo wakeneye ikintu runaka cyangwa hari icyo agushakaho. Ariko wiyo atagukeneye, wowe umukeneye ukavuga ati ndasimeze neza, bebe nkeneye wenda ko tuganira, nyine ko biniba kubana biza, arabura aba variable iyo wagukeneye, ariko we wamukenera ugasanga ntaboneka, ari busy ntahari rwose. Niyo mpamvu rero nuba ufite umusore mukundana umeze gutya, ugasanga aba interested iyo hari ikintu ari bugukureho, ugasanga uyu muhungu aboneka iyo azi ko biri mu nyungu ze, tangira ugira amakenga kubera ko uyu nawe rwose ntago ari uwawe, uyu nawe ni umutizanyo nk'abandi bose. Hanyuma ikintu cya 11 kiza kwereka ko uyu muhungu akubeshya atagukunda by'ukuri, nuko uzasanga umuryango wawe n'inshuti zawe ebana badashyigikiye umubano wanyu. Buriye birashoboka ko famiye yawe ishobora kudashyigikira umubano wawe n'umuntu mukundana, ariko n'inshuti zawe nimba zari uko, abantu bose ari uko, harimo ikibazo. Ushaka kuvuga ngo ni ishyari, ko se iwanyu bose bakugirira ishyari, inshuti zawe zose zikakugirira ishyari kubera umuntu umwe runaka? Ibyo bintu ujye ubigiraho amakenga, kubera ko niba utangiye kubona ko umuryango wawe usanzwe ugukunda, ukwemera, uzi ibyo ukunda, uzi iki, uramwanze bakubwiye turiya muntu wapi shanaga kwitaho, uriya muntu hari ukuntu bayikubwira bakaguha n'ibimenyetso ariko ukanga kubyemera kubera uri mu rukundo, ugasanga inshuti zawe zose wapi nago za provinga zakubwira ati uriya wapi mbabona kurya tuba tubona ibi nibi, ukabona niko bimeze. Tangira ushungure urebe neza ubundi kubera iki aba bantu bose bamuhurizaho kuri iki ngiki, ese kuki babona ko uyu muntu atankunda mbeshya.